hari igihe iyo uba utarasenze mu masengesho hari igihe uba utakiriho arangije avuga ati cyo kurana nanjye rero abo bantu ndi kunza nagiraga ngo mbabwire waba utarasubizwa waba warasubijwe waba uri gutegurwa gusubizwa tegereza urindire mu mwami umwami ari hafi kandi ari hafi gutaba ntunzi ibintu bitatu aleluya ntunzi imana umwana n'umwuka wera ndabwini kandi ibyo ngibyo ntunzi bizangeza aho nshaka kugera nibwo butunzi bwa mbere mbitse nanjye kugiha imbaraga ubwo hita ucereka yuko naho cyaza kikaza gifite abandi ba nyirarume na ba nyirasenge aleluya amen ati niyo cyaza gifite ba nyirarume na ba nyirasenge ngiye guhangana nacyo aleluya nimara guhangana amen. Imana ishimwe cyane mukozi w'Imana rero turabakiriye hano kuri Gitangaza NTV turabakunda cyane tutabakunda ntabwo twaza kubasanga ahangaha kugira ngo tuganire ku magambo y'Imana. Muri iyi minsi hari ikibazo gihari abantu benshi barayobye ariko bananiwe kumenya ngo hagakiza k'Imana kare bananiwe gutegereza ndavuga ati rero tugende nk'abantu bamaze kumenya Yesu tugende hirya mu misozi tubwirize ijambo ry'Imana. None rero tugiye gutangira ikiganiro cyacu tumanza gusoma amagambo meza cyane gaboneka mu gitabo cy'umuhanuzi mu gitabo cya Yohana ibice 3 umurongo wa 16 dusome mu izina rya Yesu amen. Dusome mu izina rya Yesu haratubwira amagambo akomeye cyane kugira ngo abantu bo muri iyi minsi bave mu rungabangabo. Dusome kuko Imana yakunze abari mu isi cyane aleluya byatumye itanga umwana wayo w'ikinege yego kugira ngo umwizere wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ubwo bugingo rero nubwo nashatse kugera kuvuza ngaha ngo tuganireho ndafashijwe kuko muri iyi minsi ari abantu bashaka kubona iby'iyi si ariko ntibishimire kugira ngo babone ubugingo buhoraho. Muri iyi minsi rero turishimira gutunga, turishimira kubaho neza, turishimira amamodoka, ariko uyu munsi Yesu Kristo we ari kuvuga ngo muze hondi mwe barushe n'abaremerewe ngo muze munzanye ndabaruhura. Niyo mpamvu ndi kuvuga ngo rero dushaka ubugingo buhoraho niyo twapfa dupfe turi mu mwuka wera kuko dufite ibyiringiro kuko tuzabana na Yesu kuko Imana yatanze umwana wayo kugira ngo abazamwizera bose bazabone burabugingo. Niyo mpamvu rero kuko ari amagambo nasomye muri Bibiliya avuga ngo uwamenye bazabazwa byinshi. None ko ari byo twamaze kumenya akaba ariho n'abantu benshi bagiye kurimbuka bakurikiye bitagira umumaro. Muri iyi minsi twakora iki? Icyo kintu nicyo cyanzanye ahangaha ngo tuganire dufatirinyirize hamwe tuganire amagambo y'Imana tuve ahangaha dufashe ingamba. Yego no kuvuga abo bantu bavuye ku Mana nanga se kimwe batari bamenye Imana twabatangariza yuko amahoro yose asigariye muri Yesu. Ibyo barimo bwabo ubutunzi bwabo ubworozi bwabo ubuhinzi bwabo ubucuruzi byaba amaperime yaba iki byose ibyo nta mahoro byaguha udafite Yesu. Nshatse kubabwira ngo yemwe bari kure kuko nese ukavuze ngo yemwe bari kure aleluya. Nshatse kuvuga ngo yemwe bari kure mwatanye mukaba mwaravuye kuwiteka mukavuga ngo nta Mana igihari ngo byarabacanze ngo kubera yuko ngo ntabwo Imana yabihari ngo insengero zifungwe. Nshatse kubabwira ngo Yesu aracyahari kandi ari mu ruhande rwacu. Mwe mugaruke ku Mana mureke kurongotana mu bitagira umumaro mugarukire Imana iracyabakeneye kandi iracabashaka. Ntabwo Imana yasinziriye nta nubwo yagiye. Hari umuntu uherutse kuvuga aravuga ngo Imana yari ihari kera ngo menye atari igihari ngo hambere ngo umuntu yasegaga Imana igahita imusubiza ngo wabakoze ibyango ugahita upfa. Ndangiye ndababwira ini haracyari ibyiringiro aleluya yuko igitiyo cyatemwe cyongera gushibuka kandi uko byagenda kose wisharashaza umutima ngo uvuge ngo Imana irahari. Imana irahari mukozi w'Imana irahari. Ariko ari ikintu cyewe nibaza mu mubiri wanje sinzi impamvu nawe abari cyo baba wibaza. Iyo turebye muri iyi si ya none kera ngitangira kumenya ubwenge navukaga iwacu bajya batunga nta kibazo bafite. Ariko muri iyi si ya none rero
arawe kuja kureba ugasanga umwana ari kuvuka z'amafaranga, yego waje kureba umwana yakwegera haraguru agahita agenda akabicomanze ngo ari gushaka amafaranga. Hari impamvu ntibyaba bituruka ku cyaha. ni icyaha, iterambere y'umuvuduko, iterambere rikuza ry'umuvuduko rikaza rivudukanye n'ubuyobe. Ukaza wavudukiye iterambere, ryatembere n'umwana ari kuvuka mu mutwe wajya ngo naho hateye imbere, akavuka ubwenge bwe bwibereye ku mafaranga, ahita afatira yirukanka, noneho ya mafaranga agahita amurarura, yamara kumurarura hashira igihe gitoya akaba yabaye icyomanzi, kubera yuko ntabwo ari uko ababyeyi batazi Rwanda ngo batamureze, kandi nta nubwo ari nuko Imana yamujugunye, oya ahubwo bari kwirukira mu iterambere rikabavudukana rikabashora mu bintu bitari byiza, bakirukanka. So umwana wese ari kuvuka wese nzajya ngo n'umundi hari iterambere, ntawamenya n'ukuntu ibyo bintu bimeze. Ni gahunda z'Imana gusa, twe dusenga Imana tuyibaze uko bimeze. Wenda Imana yo izi gahunda yabyo kandi izi n'ukuntu izaba icyamba n'uko izaba icyacura. Imana irihagije izi ukuntu bimeze. Sa murakoze. Iyo turebye bari abakurambere bacu ba mbere, Adamu yari afitanye ubusabane n'Imana, ariko amaze gukora icyaha, urukundo rw'Imana rwahise rwahukamo kabiri, abika ivu imbere y'Imana, atuzanira ibibazo byahereye kuri ubu. N'umwana wese aragenda ugasanga bose ni ibyaha. None hari amagambo nasomye muri Bibiliya arambata cyane, iryo jambo sinzagibaga wa muri mu Baroma 3 umurongo wa 23 aravuga ngo bose bakoze ibyaha ngo ntibashikira ubwiza bw'Imana. None bivuga ngo muri iyi minsi yerewe twese twakoze ibyaha, ubwami bw'Imana nawe twabushikira kubera twakoze ibyaha. None Imana rero niyo mpamvu twasomye hariya ngo Imana yatanze umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizere wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Noneho ni ikishaka kuvuga ko Imana yabonye ko bwa busabane ari kivu, yashatse kugarura bwa busabane kugira ngo twongere twihuze n'Imana. Turabujugunya, twanga agaciro k'Imana. Ariko muri iyi minsi rero nje ndi kukubwira ngo birashoboka tuve mu byo turimo inyuma, ahubwo tumenye ko Imana ishoboye byose, kishaka ko tugarura bwa busabane, tukongera tukiyunga n'Imana, ibyaha tukabirandura, tukava mu mizi. Twamara kwihuza n'Imana tukabona kuja kureba mu baturanyi, tukareba mu bavandimwe, abo bose tukabagarura ku gakiza k'Imana. Niko bimeze. No kuvuga ngo Adamu na Eva bikimara kugenda guco, byumvikane yuko hari ikintu kimwe cyahindutse. Noneho Yesu Imana ibibonye nayo irababara, biba ngombwa ko yohereza umwana wayo Yesu kugira ngo adupfire nangwa se aducungure, yongera tugarure ku Mana, hagira ibyiringiro byagaruka. Ariko nyine umwana w'umuntu nangwa se mwene muntu abirebye birebesha amaso, amera nk'utakaje karite y'Imana. Ibyo nza navuze, agasukari kamera nk'akamushizemo, agasukari gahita kamera nk'akamukamutsemo, kubera yuko atangiye kubona akavuga ati Adamu na Eva, mbese ubundi hari ikintu gisa nkaho ari inkomoko, ari nk'inkomoko. Urugero, igiti iyo gitemwe urabizi neza cyongera gushibuka, kandi iyo kitagize ngo kibe gishaje kizamuka igiti, ndetse hakaba hazaho n'igiti cyiza kiruta icyambere. Ariko haba n'igihe kije kikaza gifite kimeze nka nyina, nangwa se kikaza cyarapfukuye. Rero n'abantu ko bagenda bamera nkaho bari gusaza, bagenda icyaha kigenda gikura no bakagenda bapfukura mu buryo bw'umwuka, bakabwigira, mbese ibintu bakagenda bagwingira mu buryo bw'umwuka, no cyaha kikagenda gikura. Ubwo iyo kigenda gikura rero niko n'inzana na rya terambere ry'umuvumo rigenda rikura. Sawa, urakoze cyane. Ndibutse ari byo nibutse rero iby'Imana yangoreye, kuba nicaye kuri aya mabuye, ari iby'Imana yashatse kugira ngo kuri iyi saha zabe ndi kuvuga ijambo ry'Imana. Ubu ku bwanje sinaba ngiriho, naba narapfuye. Ndibuka muri 94 nari ngiye gupfa, abasare baragenda barandohora, ariko kubera ubutabaye gahunda y'Imana yari izi ko uyu munsi ngomba kuba ndi kuvuga ijambo ry'Imana, ngarura abantu kuri Yesu. Ubu ngubu nitwa mushumba kugira ngo ngende mbwira abantu ibyo Yesu yakoze. Niyo mpamvu rero kuza kuri aya mabuye, uko nari ndi kera nari namenya Yesu, ubu byarahindutse cyane. Ariko buno bantu baravuga ngo pastor wiriwe, ariko kubera gahunda Imana yagize ute yakoze. Rero turi kuri ubu buzima, tumanze dushake Yesu gusa. Iby'amafaranga, iby'ubutunzi birorere, Yesu azafite byinshi. Uribuka mu butayu indumwa zarashonje, ariko Yesu ahindura imitsi amabuye imitsima. Turi ahangaha ni ngukundu Yesu yahita yindura aya mabuye amafaranga, tukanezerwa kubera twamaze kumwizera. Twizere Yesu,
twumve ko ari we mutabazi wacu kuko yamenye yari amaraso ye ku musaraba ni ukugira ngo tugarure buriya busabane kiragara amaraso kiriya igiciro cyinshi tutagipfisha ubusa tuganire na Yesu niturangiza guhinduka tugende duhindura abandi kugira ngo tuzagire icyo twirata mwa buriya buzima kuko tugiye maze kwizera Yesu kuko iyo yaravuze ngo nafashe ngo sinzamureka yimaze kugufata rero hari amafaranga hari amamodoka hari ubutunzi ibyo byose Yesu arabifite ariko ugiye kuvuga ngo urahangayika ngukora ntabwo bizaza yemwe yabiguha akanabiguhombya kuko ari gahunda y'Uwiteka agize ute afite niyo mpamvu tugomba gukora Yesu haba nijoro haba ku manywa tukaganira nawe tukamubwira ngo Yesu warakoze kuko twamenye agakiza kawe twamenye agaciro kawe ariyo mpamvu njyewe ndazamuva inyuma mbese weho urukumva Yesu bimeze bite umuntu umwe atubonye turi gusenga tubwira ngo abantu bamwe mwagiye gusenga muri abasazi amusubiza ntabwo turi abasazi ahubwo turi abasizi haleluya rangiye ndamubwira ni burya ushobora kutureba ngo turi abasazi twe ntabwo twigeze dusara na gato ndani nabwira icyakora buri muntu wese asara afite n'icyamusajije asara afite icyamusajije ndani nabwira humura wigira ubwoba nangwa gucika intege ntabwo turi abasazi icyo kora twasariye muri Kristo ndangije ndamubwira ni utaje ubona twagiye nkara mu butayu nangwa se ku misozi ugire ngo hari ibindi bintu bikaze tuba twagiye gushaka tuba twagiye kwishakira iyera nyiribihe idapfa twamara gushaka Imana ikazi ikatugeneza niyo mahoro ubona dufite ndangije ndamubwira ntabwo umuntu yaje kugifira nangwa se ngo ajye gusohoka ngasohokera ahantu mu ishyamba ahubwo tuba twagiye gushaka Imana isumba byose ishoboye byose kuko namwe cagiye muba mutagiye gushaka Imana muba mwagiye gushaka inzoga haleluya ntabwo mwagiye gushaka inzoga nanga se mwagiye gushaka indaya natwe ico gihe rero mubona twagiye ngo twagiye mu nuza mu butayu ngo twagiye ku misozi tuba twagiye gushaka agaciro iyo mu ijuru itanga ababyeyi badatanga gatangwa na Yesu wenyine amahoro rero y'Imana nanga se y'umwami atanga atandukanye nayo umuntu yaguha nanga se umubyeyi yaguha urakoze cyane raka hari ibyo tubwiye ngo twamwagiye gushaka Imana ni byiza gushaka Imana ahubwo twiwe ng'abakozi b'Imana twewe ndi dushaka Imana ahubwo tuba tugiye kuganira nayo kugira ngo kuko yamaze kuduhereza umwuka wera tugendana nawe tugakorana nawe kuko yaratubwiye ngo mbasigiye umwuka wera bazabana namwe azabagira abagabo nyabagabo azabakoresha iby'ubutwari azabakoresha byose kuko muzamwagize ute mufite ubushobozi kuko Yesu hari amagambo meza cyane atubwira muri Bibiliya ngo umugaragu ndamenya ibyo shebuja agira ute ashaka ariko umwana amenya byose agira ute akeneye niyo mpamvu twewe tubana na Yesu tukabana n'Imana kuko twamaze kumenya ko ari we data ari we mama tugomba kubana nawe kuko wa mwuka wera niwe udutera gukora ibyiza niyo mpamvu tubwira abantu baba badukurikiye kuri Gitangaza NTV ko nabo uyu munsi bafata iya mbere bagahinduka bakagarukira Yesu gusa mu byo barimo bakabireka nari ndi umuntu mubi cyane gukoza akayo yari ameze ariko uyu munsi abantu bari kuvuga ngo pasiteri waramutse ngari cyo watubwira kubera yuko ari cyo Imana yakoze ariyo mpamvu naje kuri aya mabuye vuga kugira ngo mvuganire n'Imana hano nje kuganira nayo nawe turi kumwe kugira ngo tubwire abantu kahantu hose Imana kose ibihari kandi hose irebera icyarimwe ntabwo bivugira ngo ni mu rusengero gusa ahantu hose Imana ibirahari atazavuga ngo insengero zirafunzwe ahantu hose waje ahantu ukaganira n'Imana ukabana nayo ikakwereka iby'ubutwari ikagukoresha iby'ubushobozi utazitwaza ngo ntabwo insengero zirafunzwe unabuze nganira n'Imana twese tugende tubwire abantu ko Uwiteka ashoboye byose ko Uwiteka azabana nabo abazamwizera kazabahereza ubugingo buhoraho ari byo baharanira iby'isi babireke Uwiteka ibyo bakeneye azabibaha kuko Uwiteka afite ibintu byose aho ngaho akantu ndi kumva nakongeraho ni ukuvuga ngo aba bantu basa nkaho basubiye inyuma hari abasubiye inyuma bamwe Yesu hari ibyo yabakoreye
hari n'abasubiye inyuma Yesu hari ibyo atarakora, hari n'abasubiye inyuma batangiye kubisatira. Noneho kubera ko Yesu adakunda kwivuguruza nk'uko abantu bivuguruza, Yesu arangije aravuga ati kuva ari nje wabyohereje ntabwo ndabisubiza, kuko arabirya yumva yuko atari Yesu ubyohereje biturutse ku muntu, afata bya bindi ariko Yesu ari ubyohereje, amaze kubirya aravuga ati bya byose ntabwo ari Imana ibizanye, buriya ni umuntu ubyohereje. Hari umuntu twaganiye arangije arambwira ati ibyo ari byo byose narasenze pe, ati nsenga abaho natabaho, natariko Imana itinda kunsubiza. Ndangiye ndamubwira no kuba ukiriho uyu munsi hari igihe ari byo bisubizo ufite, hari igihe iyo uba utarasenze mu masengesho hari igihe uba utakiriho. Arangije avuga ati cyo kora nibyo. Nanjye rero abo bantu ndikunza nagiraga ngo mbabwire, waba utarasubizwa, waba warasubijwe, waba uri gutegurwa gusubizwa, tegereza urindire mu mwami. Umwami ari hafi kandi ari hafi kugutabara. Nawe watabawe irinde gusubira inyuma kuko Yesu yabikwaka. Imbaraga yakoresheje abiguha yanazikoresha bikwaka, none yamara no kubikwaka akagushyira hasi bikagera ku kigero umwanzi wese ashaka. Ndagira ngo rero bagarukire aho ngaho, ibyo barimo ntabyo bazi. Abari hirya no hino, abari hanze, mwese 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 ndabatangariza ngo mugarukire umwami bigishoboka, kuko igihe azaba yarakaye ntabwo uzagaruka ngo akwemere. Kandi byanashoboka ko usa nkaho uri mu murimo ukorera Imana na Satani uri nyamurya irya nino. Ndagira ngo cyeza umwami umwe aba ari ufata, utazaba uri kuzimu no mu ijuru ukazahera mu ruzerero. Haranira kugira ngo uzasatire uyu mwami umufate umukomeze, usenge cyane ubwira Imana igufate igukomeze, kuko wowe wibeshe ukavuga ngo ugiye kuyifata waruhuka rekura. Abantu bigeze kunyanga mba mukozi w'Imana banyanga atari uko ndi mubi, nese ubundi umusore mubi banyanga ngo baravuga ngo ndi mubi, ngo ndi umukene, ariko bakavuga ati ibyo ari byo byose warakinnye wirukaga ku Mana, sibwo nicyo cyatumye uhirimbira. Ati ubwo umuntu yakwiruka ashingiye. Nanjye ndabwira ntunzi ibintu bitatu, aleluya, ntunzi Imana, Umwana n'Umwuka Wera. Nanjye ndabwira kandi ibyo ngibyo ntunzi bizangeza aho nshaka kugera, nibwo butunzi bwa mbere mbitse. Nanjye ndabwira umugabo ufite amamodoka hirya no hino, akaba afite ibipangu, akaba afite ama etaje, udatunze Yesu haca amazi ntabwo ansumba. Barangije bavuga ati ibyo birakureba. Nanjye ndavuga nti rero birumvikana ku nyanga bifite ishingiro. Narabenzwe, barambenze avuga ati uri mafini, nta kintu wakwigezaho, byaranze kuko turi kukubona neza neza, kuko mbese barankaraba. Nanjye ndavuga nti cyakora mwankaraba. Nararize icyo gihe nari umuntu mukuru ariko amarira aragwa. Nanjye mpita nigira inama ndavuga nti byari byo byose ibi bintu ni Yesu wabyemeye, kwirwa ndiriza ni iby'ubwende, ahubwo kanshikame mu kigeragezo. Burya iyo watangiye kuri ikigeragezo gutangiye kugiha imbaraga, ahubwo hita ucereka yuko naho cyaza kikaza gifite abandi ba nyirarume na ba nyirasenge. Aleluya, amen. Gafite niyo cyaza gifite ba nyirarume na ba nyirasenge, ngiye guhangana nacyo. Aleluya, nimara guhangana nacyo ibyo ari byo byose ndagiteza nanjye ingarukira sura kiri kugira ubwoba. Ikigeragezo cyaraje mpangana nacyo, nanjye ndavuga ntacyo ndabenzwa, ariko Yesu yibereye ku rugamba. Nubwo bwose banyise mafene, ariko Yesu nazi byari mafene zongera bihindure bizima, ntacyo azi, yaranje afite imbaraga. Ndanye ndavuga kaniturize, ariko Yesu yaje kubivunjamo ibyishimo. Nanjye undi gushimira Imana naka gasura mfite niyo. Urakoze cyane. Yego, ari amagambo umuriye cyane meza cyane, ukuvuga ngo wayisuguma muri Yesu. Yego, nasomye Bibiliya irambwira ngo ibigeragezo ngo bisunikira umuntu mu kwizera. yego, kuko we wamaze gushyikira Yesu ukamenya ikigukurikiye, niyo mpamvu utabivuyemo. Nayo bo baramuhize, abana be abagore bamucikaho, ariko Yesu aguma ku Mana. Nawe nje ndagutangariza ko baguhiga bataguhiga, Yesu arakwemera, azagukomeza. Babandi bakujugunye nibo bazakugarukira, bazakubwira ngo twagufashe no gusenga, twarakubanye natwe. Nico ngubwira ngo uyu munsi amen, Uwiteka azabana nawe, kuko uzamwizera azamukomeza. Tugiye guturangiza ikiganiro cyacu dusenga. Mana nziza, Mana isumba byose, oyo uri intwari, kuko wagize neza, aho badutaye waradufashe, baratunazura dufata urongera uraturohora, byaducanze urangije dufata,
tunaza mu maraso yawe mwami w'abami Uwiteka nushimwe waravuze ngo bazakwirinda ntibazakorwa n'isoni. oya nushimwe Kristo nushimwe nyemera n'abakiri hirya no hino bakirira ayo marira ugende ubahumurize ubiyereka kuri Imana ishoboye byose ubarwanirire Yesu aleluya aleluya Uwiteka Mana ko ijambo ryawe ryarambwiye Mana Uwiteka Mana ko mu Baroma ngo Uwiteka Mana ikomeye ngo no kuririra abantu mu byiza ngo no kuririra abantu mu bintu bifite agakiza Uwiteka Mana ikomeye ngo Uwiteka Mana ikomeye ngo dushobozwa nawe ngo twewe ndaca tukishoborezwa umukozi wawe Uwiteka Mana ikomeye ngo yarari uwo kunyagwa ngo yarari umuga mubi ariko uyu munsi Uwiteka Mana ikomeye uri kuvuga ngo niwe utanga niwe utanga amahoro niwe utanga ubugingo ibyo byose ngo biri mu maboko yawe Uwiteka Mana ikomeye uri yera ya Isirayeli twizeye tudashidikanya ngo abazakwiringira bazakurwanisha bazakujyana no kuri cya giti ngo cy'ubugingo twizeye tudashidikanya ko tuzabana nawe kugeza iteka ryose amen.